nkuko mpora mbibabwira rero, nta kintu wageraho utashyizemo imbaraga kandi byose biraharanirwa. Kugira ngo rero ugire ubuzima bwiza nabyo bigomba guharanirwa kandi ukabyitaho, ukabiha umwanya wawe ndetse ukabishakira igihe gihagije. N'ubuzima rero burya nabwo buraharanirwa. Kugira ubuzima bwiza biraharanirwa, ntago ari impanuka, ahubwo ni gahunda. Nkuko biha gahunda yuko ugomba gukorera amafaranga kandi ugatera imbere. Ntabwo ari byiza rero gutera imbere mu butunzi ufite ubuzima bubi. Byaba byiza uteye imbere mu butunzi kandi ufite n'ubuzima bwiza, maze ugatera imbere mu buzima bwiza ndetse no mu butunzi, kugira ngo bwa butunzi bukugirire akamaro. Byaba nta kamaro bifite amafaranga yose ukorera uyamarira mu kwivuza. Buri munsi uhora kwa muganga, buri munsi uhora kwa muganga, amafaranga umaze igihe ukorera agashirira kwa muganga, kandi hari icyo ukwiriye gukora kugira ngo ubutunzi bwawe bukugirire akamaro. Biroroshye kandi ariko biraharanirwa. Kugira ubuzima bwiza rero biraharanirwa kandi bishaka igihe. Niyo mpamvu rero kuri MEGAMIND LIFE TV tubazanira ibiganiro by'ukuntu twakwitaho ku magara yacu, twakwita ku buzima bwacu, kugira ngo ubwo dutera imbere mu butunzi ndetse dutera imbere no ku buzima bwiza. Ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Mbibutse ko iyi ari MEGAMIND LIFE TV ndetse uyu ni umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyano. Uyu munsi reka tuganire ku ndwara yo kuva amaraso mu zuru. Kuva amaraso mu zuru ishobora kumvikana ko ari indwara yoroshye, ariko ni indwara nanone ikomeye kandi ishobora gutwara ubuzima, kuko burya amaraso ni ubuzima. Iyo ubuze amaraso menshi rero ushobora kubura ubuzima. Niyo mpamvu rero tubabwira ukuntu iyi ndwara wayivura kandi wayirinda. Nimba utarakora share ndagusabye ngo ukore share, kandi mutarakora subscribe ndagusabye ngo ukore subscribe. Imba kandi wabikoze ndagushimiye kuko wakoze ibintu byiza kandi by'akamaro. Kora comment rero utubwire ibyo wifuza ko twakugezaho, ndetse imba ikiganiro cyagufashije ukore like. Uyu munsi rero nkuko nari nabibabwiye turibanda ku ndwara yo kuva mu mazuru. Ubundi rero kuva mu mazuru akenshi nuko yenda se mu mazuru haba hari ikibazo, tuvuge hahumye bitewe nuko umaze iminsi utanywa amazi, maze udutsi cyangwa se agahu ko mu majuru koroshye kagacika cyangwa se kagasaduka, maze kagatangira kakava. Nanone ushobora kwishima mu zuru ugakomeretsa agahu karimo koroshye maze kakava. Ibyo ni bimwe mu bintu ushobora gutuma ugira ikibazo cyo kuva mu zuru. Iki nanone ushobora kwimyira cyane maze mu mazuru hakava amaraso. Ntago ari byo gusa, ikindi gishobora gutuma mu mazuru hava ni infection cyangwa se uburwayi bwo mu mazuru, kandi nanone indi ndwara ituma umuntu ava mu mazuru ndetse mbi ni BP, umuvuduko w'amaraso. Inzoga nazo, kunywa inzoga cyane cyangwa se abo bita abasinzi, burya nabo bakunda kuva mu maraso. Ibyo ni bimwe rero mu bintu bitera kuva mu maraso. Ukuntu rero wamanaginga indwara y'amaraso cyangwa se wayirinda, nuko hari uburyo igihe uri kuva mu maraso wabigenza kugira ngo ya maraso adakomeza kuva cyane. Nimba rero uri kuva mu mazuru cyangwa se ukunda kuva mu mazuru, igihe cyose ubonye uri kuva mu mazuru uhita wicara mu ntebe, ntiwegamire inyuma, ahubwo ugasa nk'uwegama imbere ariko ukazamura umutwe ukareba hejuru, ariko umutwe ntujye inyuma, kuko umutwe ugiye inyuma cyane utangira
kumira amaraso kandi atari byiza. Ubwo rero uricara noneho ugasa nk'uwegama imbere, agatuza akaza imbere, noneho umutwe ukawuzamura. Ibyo wamara kubikora ugahita ufata agatambaro cyangwa ugafata agapamba ugashyira mu mazuru ari kuva. Ibi ushobora kubikora uramutse ufite agatambaro gatose, nibyo byiza, maze agatambaro ukagashyira mu zuru. Ikindi wakora rero nuko ufata agatambaro gatose cyane cyane mu mazi akonje, maze ukajya usa nk'uwikanda ku matama, ku zuru ndetse no mu ijosi ukoresheje utuzi dukonje. Ibi bizagufasha. Ikindi wakora nuko ushobora gufata amazi akonje ariko adakonje cyane, washyizemo n'umunyu, maze ugashyira ku rushyi. Wamara gushyira ku rushyi, rwa rushyi ukarwigiza hafi y'amazuru, maze ugashoreza y'amazi. Ibi bizakurinda kuva mu mazuru. Ikindi rero nuko wajya ufata vaseline ukajya usiga mu mazuru. Iyi vaseline uyisigamo iminsi 7 cyangwa 10. Ibi ni ukuvuga ngo ubikora igihe cyose amaraso yahagaze kuva. Ikindi rero wakora nuko ushobora gukoresha iyo bita golden seal. Iyi golden seal ushobora kuyisanga mu bantu bagurisha mahebo medicine, maze ukajya ufata teaspoon ya golden seal ugashyira mu tuzi dukeya, maze wamara gushyira mu tuzi dukeya ugashyira ku rushyi twa tuzi tuvanze na golden seal ukajya ushoreza. Ibi ubikora mu gatondo saa 8 ndetse na nijoro ugiye kuryama, ukajya ushoreza, ukabikora inshuro 7. Ikindi wakora nuko ushobora gufata tuzi dushyushye ugashyiramo iyo bita cayenne. Iyi cayenne izatuma yenda se haramutse hari amaraso yasigaye mu zuru, yenda se yibumbye, atajya mu mutwe, ahubwo cayenne izafasha aya maraso kumanuka akajya mu nda, maze agasohokera mu nda. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bizagufasha kwirinda indwara yo kuva mu zuru. Ikindi cyagufasha nuko ari byiza ko urya imbuto ndetse ukarya ibiryo birimo imboga nyinshi, ndetse ugakunda no kunywa amazi menshi. Ikindi nuko wakwirinda kunywa itabi, kuko urya mwotsi utuma mu mazuru huma, ndetse ukirinda no kurya ibiryo birimo isukari. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bizagufasha kwirinda ndetse no kwivura indwara yo kuva mu mazuru. Reka mbasabe kandi abatarakora subscribe mukore subscribe, mukore share, like ndetse na comment. Kandi ndanabashimiye abamaze kubikora, ndetse ikiganiro cyacu nakigarukiye naho ubutaha. Shalom shalom, murakoze.